dufite abarinzi batugendaho, urabafite ku rugo rwawe, urabafite bahora babaririza mbese bimeze bite, barahari. Ninde utabafite se? Haleluya, haleluya. Turabafite babacungagereza. Asora uyu munsi niwongere kubura amahoro mu mutima wawe. Ni Petero, haleluya, ngo amaje kunezeza abantu afata na Petero, ati uwa mbere naramufashe, wa kabiri ndamufata, icya kabiri mfite n'imbaraga, nawe ujya unyaka ububasha. Bwira mugenzi ngo hejuru y'ububasha bw'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana, hari ibyo Imana igiye kwaka ububasha nk'ivuga butumwa ya. Haleluya. Heroda siketese benewa, maze igiye ku buzima bwawe, maze igiye kugenza, yatangiye guhunahuna, yatangiye kuza, ufite ibihamya n'ibimenyetso bikwemeza ko yakandagiye. Ariko Bibiliya yavuze ngo Petero ni umuntu udasanzwe, Yakobo yakubereye igitambo, akira intsinzi y'Imana, kubera ari Imana igira gute, ishobora byose. Helelesta ya mangazinimo. Uzi impamvu uyu mugoroba witwa bohoka? Nuko hari abantu baba baboshye. Mu bana biraboshye, mu murimo biraboshye, ahantu hose biraboshye. Ariko zamura ibiganza ubwire Yesu ngo bigiye kubohoka mu izina rya Yesu. Byakozwe n'intumwa ibice 12. Tunyaruke ni gakeya. Byakozwe n'intumwa ibice 12. Ibice 12 kuri ku murongo waho wa mbere, turagera kuri 5. Byakozwe n'intumwa ibice 12. Twahageze ibice 12, turera ku murongo waho wa mbere tugeze kuri 5. Hari amagambo meza ari kuvuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Haleluya. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza, afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, 4 agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Zamurira Yesu icyubahiro cy'isi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye kuririmbaho gatoya. Asora uyu munsi niwongere kubura amahoro mu mutima wawe, ujye uvuga ngo Mana nagubeshya, oya Mana nagubeshya. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe.
byinshi byari gutuma tutaza imbere y'Imana, ariko ibyo Imana yarabyirengagije turi mu mbabazi z'Imana. Yesu nashimwe. Wuzuye imbabazi z'Imana, haleluya. Wuzuye imbabazi z'Imana, haleluya. Zamura ibiganza niba uzi ko wuzuye imbabazi z'Imana. Mu magana menshi y'abanyabyaha yanoranijemo ngo mbicutiye, narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wa. N'igitangaza, n'igitangaza pe, n'igitangaza, n'igitangaza ko Yesu yanyijije umwuka we wera niwe ujya unyobora zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Abuzuye zaburi y'Imana nibazamure haleluya. Amagambo y'Imana dusomye ari kutubwira ngo Herode ashaka kwica nde Petero, marayika agira gute? Aramukiza. Itangazo rihari muri Bohoka, Herode uramufite, Herode ugendana nawe, Herode yarakubase, Herode yatwaye byinshi byawe, ariko Bibiliya ivuze iki? Nubwo ari kukubarira iminsi, ariko hari imbaraga z'Imana. Iyo akurinze ibya mbere, igarutse no gukora ibindi bya kabiri. Muri icyo gihe ngo hari mu gihe cyiza, uyu mwami Herode, haleluya, yari afite igihe cyo kurenganya ubwoko bw'Imana. Agenda afata umwe, afata umwe, afata n'undi, haleluya. Hari abo yajyanye, ariko uyu munsi ntabwo uri kimwe n'abandi. Bwira mugenzi we ngo abagiye baragiye. Wowe uri umuntu udasanzwe, haleluya, haleluya, haleluya. Ngo uyu Herode yafashe Yakobo mwene se wa Yohana, aramufata ngo amwicishe inkota. Hari benshi Herode amaze gutwara, yanejeje rubanda. Hari amaduka menshi amaze gufunga, hari abantu amaze kwica urugaraguro, hari abantu amaze kumarira muri gereza, haleluya. Hari benshi yazinze, ariko Bibiliya iravuze ngo yafashe Yakobo amwicisha inkota, asa no kuri Petero, akabije kunezeza rubanda, agira ngo na Petero nuko bimeze. Bwira mugenzi we ngo ntago ari uko bimeze, ntago ari uko bimeze. Mubwira ngo ntago ari ko bimeze. Nubwo Herode ari kukugenza ku manywa na nijoro, Herode nubwo ari kukugenza uko bwije uko bukeye, ariko ntago ari ko bimeze, haleluya. Yakobo ni Yakobo, nawe ni wowe. Yego, harimo abantu babyumva ngo tugira gutya. Yakobo ni Yakobo, na Petero ni Petero, haleluya. Ngo amaje kunezeza abantu, afata na Petero, ati uwa mbere naramufashe, wa kabiri ndamufata, icya kabiri mfite n'imbaraga, nawe ujya unyaka ububasha. Bwira mugenzi ngo hejuru y'ububasha bw'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana, kandi Imana yiteguye kugira ibyo yakububasha muri aya materaniro. Muri iyi Bohoka y'uyu munsi hari ibyo Imana igiye kwakububasha ku buzima bwawe, hari ibyo Imana igiye kwakububasha mu mibereho yawe, hari ibyo Imana igiye kwakububasha mu ivugabutumwa yawe, haleluya. Herode asiketese benewa, maze igiye ku buzima bwawe, maze igiye kugenza, yatangiye guhunahuna, yatangiye kuza, ufite ibihamya n'ibimenyetso bikwemeza ko yakandagiye. Ariko Bibiliya yavuze ngo Petero ni umuntu udasanzwe. Yakobo yakubereye igitambo, akira intsinzi y'Imana, kubera ari Imana igira gute? Ishobora byose.
Elelesta ya mangazinimo. Data wa twese agutsindishirije hariya niho Imana ibikoreye, niho Imana itabariye. Ubundi kirazira Imana ntabwo igiza ngo ihere i Kigali uruwe Icyangugu, ihera Icyangugu kazamuka i Kigali, nanjye ahere mu cyari izamuka mu mujyi. Haleluya! Uyu ngo Petero Herode yamugeze ibisanza aramufata. Herode ajya adufata, ariko nubwo agufata nufatika. Wavuganye n'Imana, niba uzi kutindanye niye, bwira Herode ngo nubwo uhari ntabwo umfashe. Haleluya! Yesu nashimwe. Zamurira Yesu ibiganza, ongera uzamure ibiganza. Haleluya! Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iratubwiye ngo Herode yafashe Petero ngo amujyana mu nzu y'imbohe. Haleluya! Ashyiraho abarinzi bakumurinda. Ubu dufite abantu baducunga uko bwije uko bukeye, dufite abarinzi batugendaho. Urabafite ku rugo rwawe, urabafite bahora babaririza mbese bimeze bite, barahari. Ninde utabafite se? Haleluya! Haleluya! Turabafite babacunga gereza. Haleluya! ngo Herode arangije afata abarinzi abashyiraho ngo hamwe 16, bane ku maguru abandi hirya no hino, baramugota. Ubu nawe icyakwereka bakugose. Haleluya! Ariko nubwo bakugose wavuganye ni yera. Haleluya! Yesu nashimwe. Diraguki. Haleluya! 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 ngo Herode arangije, Bibiliya yatubwiye ngo nubwo Petero yararimo aho ngaho, ngo ariko akomeza kuriharindirwa. Nubwo Petero yari muri gereza ntiyapfuye, nubwo amahembe bayohereza nakwica, nubwo uri umushomeri ariko uratambuka, nubwo waba uri mu ikoda ariko ntirikwishe, nubwo waba utinze ku musozi uriho. Haleluya! ngo Petero yakomeje kurindirwa mu nzu y'imbohe. Haleluya! Ariko nakunze ahantu hamwe, Bibiliya iratubwiye ngo nubwo byari bimeze bityo, abitorero bagira ishyaka, bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Bwira mugenzi ngo Imana ijya yumva gusenga. Imana ijya yumva. Imana ijya yumva. Data wa twese yakurinze kanseri y'inkondo y'umura. Uyu musahawe ni haba hakiriho. Haleluya! Imana ishimwe ngo Petero akomeza kurindirwa mu nzu y'imbohe. Nubwo wari uri muboshye ariko Imana yarakurinze. Nubwo amagambo yabaye menshi Imana yagize gute? Yarakurinze. Nubwo wari utinze ku musozi Imana yarakurindiye. Nubwo wabwiriwe ukaburara ariko imbaraga z'Imana zabanye nawe. Niwaretse guhanura, niwaretse kuririmba, niwaretse kwamamaza ubutumwa bwiza, ubaye ibyumva wazamura haleluya nyinshi cyane. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Mana ishimwe. Mana ishimwe. Amen. Wabitorero bagira umwete wo kumusabira, bagira umwete wo kumuvaganira, bagira umwete wo kwibutsa Imana. Haleluya! Imana iri mu ijuru ryayo. Gusenga kwa Petero gufatikanije na bene se kurazamuka kugera ku Mana. Gusenga kwawe gufatikanije na mugenzi wawe, tugiye gusenga kugera ku Mana. Iminyururu yari kubashye ibohoke. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amen. Gusenga kwabo gutuma ijuru ritekereza. Haleluya! Haleluya! Ngo marayika w'Imana
araza asanga Petero aho yari ari. Marayika w'Imana haraza amusanga aho yari aboheye. Marayika w'Imana haraza amusanga hamwe hari abarinzi, ariko bimanuwe no gusenga. Gusenga kwawe uyu munsi kugira umumaro, gusenga kwa muri bohoka, ibyawe bibohoke, basezerano y'abana b'Imana bohoke, ku musozi utinze uhave. Haleluya, Imana nishimwe, marayika w'Imana ari aha hantu. Amen. 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 Wabitorero bagira umwete bituma marayika w'Imana aza. Haleluya. Mugenzi wawe uri aha ngaha nkuzana ijambo rikubwira ngo hari iminyururu wari ufite, hari ibyari biboshye akazi kawe, hari ibyari biboshye urugo rwawe, hari ibyari biboshye bizinesi, hari ibyari bikuboshye mu busore, hari bikuboshye mu bukobwa, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo marayika yumvisha gusenga aje gucagagura mu izina rya Yesu. Kandi Imana yo mu ijuru iza nawe itumye, iza nawe ibajije. Herode yari azi ko ibyo yakoze birangiye. Herode ubazi ko ibyo yakoze ku buzima bwawe byarangiye, ariko uyu munsi imigambi ya Herode ku buzima bwawe ivuyeho mu izina rya Yesu. Bayibyumva wazamurira Yesu icyubahiro. Haleluya. Ihimbazwe Data wa twese ugira ibambe n'impuhwe. Hari imigambi ya Herode akwiye ku buzima bwawe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Herode amaze igihe agenda iwawe, amaze igihe agenda amahembe akaza, amaze igihe agenda amadeni ni yose, ariko iyera y'amahoro iri kumbwira ngo uje kwishyurira abantu amadeni muri iri teraniro. Bantu mufite amadeni mwakira ineza y'Imana. Marayika aje kubikorera kwiyubahisha. Imana ishimwe. Aba nibo gusa bafite amadeni, ubwo nibo bafite Herode ubagendaho. Haleluya. Ariko itangazo rihari, Herode wari uri ku buzima bwawe, iminyururu yakubohesheje, wari ufite abacungagereza. Yakize Petero mu nzu y'imbohe amushakira abarinzi. Ubu twese uko turabafite batugendagaho, ariko uyu munsi Imana imaze inteko za Herode ku buzima bwawe. Mana y'imbabazi nyinshi, turagushimye, turaguhimbaje. Uri Imana igira neza. Aba n'ubwoko bwawe bashyigikira ubiteho, barinde imigambi ya Herode, kandi ururukira gukora imirimo n'ibitangaza. Turagushimye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Uyu mukobwa wanjye Imana imuhe iki? Amashyi menshi ku Mana. Ko mudakomera Imana amashyi.